Sawa murakoze turabasuhuje mwebwe mwese umugoroba mwiza Uwiteka Imana duhaye kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Turagushimiye wewe ufunguye iyi video kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Turabiyegereje aho muri hose mu migabane itandukanye y'isi. Abakunzi b'ijambo turabahaye ikaze kuri Munyamahoro TV, ndetse nimba ari bwo bwa mbere ugizeho kugira ngo ijambo rizari kugeraho ukore subscribe kugira ngo ejo n'ejo bundi uzajya ukurikirana ibiganiro byacu bikiyashika wumve ijambo ry'Imana. Turabashimiye abakomeje gukurikirana ijambo ry'Imana, turabona feedback nziza kandi turabikunze. Rero ni kubw'impamvu z'urukundo nanone tugarutse hano muri studio turiyegereza Mind kuko mubizi niwe dufatikanya muri ibi bintu. Ni umukozi mwiza ubikunda, ubikorana ubushake kandi ubikorana urukundo. Turamusabira umugisha muri byose, Imana imuhe umugisha. Hanyuma kuri microphone ni jewe uhari kuko mubizi Munyamahoro Patrick. Uyu munsi inje kugira ngo twongere kandi tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umuti w'umutima wawe. Ijambo ry'Imana ni igisubizo cy'ikibazo cyawe. Ijambo ry'Imana ni byose. Rero tutaraja kure, reka dusome ijambo ry'Imana. Tubona hano mu Bagalatiya, turasoma igitabo cy'Abagalatiya 5 umurongo waho wa 19 kugera ku murongo wa 22. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no gukora no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, ingeso nziza, no gukiranuka. Katugeze kuri 23. No kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Bene data, nshuti z'umusaraba, abakijijwe ndabakangurira gukomeza gukunda Imana. Imana ni byose. Imana ni imbaraga zawe, Imana ni ubwenge bwacu, Imana ni umutekano wacu, Imana ni ubwiza bwacu. Abakijijwe komeze mushake kumenya icyo Imana ishaka, ubushake bw'Imana. Abatarakizwa nabo ndasaba ko bubishiramo umwete bakabikora vuba na bwango, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ndaza vuba ngo nzanye ingororano, umuntu wese ahembwe ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ubushize nababwiye ko icyaha igihembo cyacu ari urupfu rw'iteka. Nanone mbabwira ko gukizwa agakiza twaherewe ubuntu, mbabwira ko igihembo cyako gakiza ari ubugingo buhoraho. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire
amagambo atari maremare cyane, amagambo magufi. Dusomye imbuto za kamere. Bibiliya iravuze ngo ziragaragara, ziraboneka. Bibiliya igaragaza ikintu cyose ikivuze mu izina. Bibiliya ntabwo izitsinda. Iravuze ngo imbuto cyangwa se imirimo ya kamere ngo ni ukuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare kuko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Bene data, turi mu rugendo abenshi bashidikanyaho. Turi mu rugendo abenshi bafata uko rutari. Turi mu rugendo abenshi badasobanukiwe. Bibiliya yaravuze ngo duhitemo, idushiriyeho inzira zibiri duhitemo. Inzira y'ubugingo cyangwa inzira yo kurimbuka. Inzira yo kurimbuka ifite kamere yayo, ifite ibigaragaza umuntu ugiye kurimbuka. Abakora ibyo ngo ntibazigera baragwa ubwami bw'Imana. Kandi abakora neza, abafite abera imbuto z'urukundo, nta mategeko abahana. Uyu munsi nagize ngo ndebe akantu gato katari karekare, kubera iki dusanga umuntu wakijijwe akora ibyiza akabivanga n'ibibi. Ese uyu muntu abiterwa n'iki? Ese bigenda gute? Ni iyihe mpamvu? Adamu akiri mu ngobyi yakoraga neza, yasurwaga n'Imana umunsi ku munsi, kandi yabaga mu bushake bw'Imana, kuko ingobyi yarayishizwemo kugira ngo ayihingire, kugira ngo ayirinde, kandi kugira ngo Imana ibone aho imusurira. Ngo buce arya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, akora ibibi. Kubera iki wewe uri umukristo? Kubera iki ufite inshingano runaka mu rusengero ariko ukaba ukirangwa n'ubusambanyi, ukaba ukirangwa n'ubusinzi, ukaba ukirangwa no kubesha, ukaba ukirangwa n'ikinyoma, ukaba ukirangwa n'ingeso za kamere? Ndagira ngo nkubwire ngo wisuzume, ushobora kuba warariye ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, kubera ko uzi gukora ibyiza n'ibibi nabyo uzi kubikora. Kubera ko umukristo akora ibyiza agakora n'ibibi, akavanga. Kubera ko waba umukristo ariko ukavanga, tukora ibya gikristo ugakora ibya gipagani, ugakora n'ibya gikristo. Shuti yanje, wisuzume, ushobora kuba warariye ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Kubera ko umunsi Adamu yakiriye niwe munsi yavuye mu ngobyi, niwe munsi urupfu rwatangajwe kuri we. Havuga ngo nukirya no gupfa uzapfa. Gupfa, Adamu yaje kuzara abana bose yarariye ku ngobyi, yaravuye mu ngobyi. Byavugaga ko yari yarapfuye ku Mana. Ku ruhande rwa Gikristo yari uburyo bwa Gikristo yari yarapfuye. Kubera iki yari yarapfuye? Nuko yari yarakoze icyaha. Icyaha uragikora bigakunda ariko kikakwica. Ukagenda ukabyara, ugatunga, ugatunganirwa, amasezerano agasohora y'ibintu bigiye bitandukanye, ariko warapfuye utakibarizwa mu bugingo buhoraho. Shuti yanje unkurikiye, ndagira ngo ngusabe kuba mu ruhande wahisemo. Tube muri ibi bibi, ngube no muri ibi byiza. Umuntu iyo yariye imbuto imenyesha ikibi n'icyiza, iva kwa Satani, yazanwe n'inzoka. Inzoka iyiha Eva, Eva ayiha umugabo we. Umuntu ushaka kumenya inzoka azasome igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, azamenya amakuru y'inzoka. Inzoka ni Satani, inzoka ni icyaha, inzoka ni umubisha, inzoka ni aduyi.
mwene data ukijijwe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kora ibyiza niwe mugabane wawe. Ibyiza Bibiliya yavuze ko nta mategeko abihana, ariko ibibi bifite amategeko abihana. Uyu munsi wa none hari byinshi tubamo, umuntu ubuzima akabufata uko ashaka, ubutumwa bwiza ukabufata uko ushaka, ukabwumva ufite igitekerezo. Umuntu agasoma Bibiliya afite ikiwe gitekerezo, icyo gihe uba wongereye Bibiliya ibitekerezo. Kandi Bibiliya ivuga ngo ntukagabanye ntukongere. Nyemerera nuje gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana, uyisome mu mutwe wawe nta kindi gitekerezo ufite. Usome wumve Bibiliya uko ikubwira, uyumve neza, uyisengere. Ubundi muri kamere yo gusoma Bibiliya tuyumva kubera ko twize theology, tuyumva kubera ko twabyize tukanabisengera bifatanye. Ubundi ndababwiza ukuri ko umuntu wese wiga theology adasenga, uwo muntu avamo umufarisayo. Umuntu wese usenga atiga ijambo ry'Imana, adasoma ijambo ry'Imana, uwo muntu avamo injiji. Nibo baja guca amadiplome ngo isi irarangiye. Barasenga bakabona iby'ibihe bizaza biri hafi, bakavuga ngo isi irarangiye. Ariko iyi ni imirimo ibiri igendana umukristo agomba kuba afite, n'intwaro ugomba kuba ufite: gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Mwene data, uyu munsi birashoboka ko wokizwa, wamara gukizwa ukakirwa mu bwami bw'Imana, ukaba umwana w'Imana. Wamara kuba umwana w'Imana ugakora ibyo muri urwo rugo wagiyemo, wavutsemo. Kuvuka mu rugo rwa Gikristo ni ijambo ry'ingenzi, kandi kuvukamo bigaragazwa n'amahitamo. N'amahitamo yawe. Uyu umaze guhitamo uravuka, wamara kuvuka umwana w'Imana ugakorera rwa rugo wavutsemo, tuje gukorera urundi rugo. Nawe muzeyi ufite abana bawe ntiboza bakora ngo baje gukora imirimo yo mu rundi rugo, iyo mu wawe itari gukorwa ngo bikugwe neza, cyangwa uvuge ngo n'abana bawe. Abana bawe bagomba gukora mu rugo rwawe, abana bawe bagomba kuba mu wawe. Niyo mpamvu rero abenshi kuri none usanga ni umukristo ariko arafatikanya imirimo ya kamere, agafatikanya n'imirimo yera imbuto. Nibo bazi guhagarikira neza mu rusengero, nibo bazi kwigisha neza mu rusengero, nibo bazi kuyobora abandi, nibo bayobozi, ariko baracyagira kamere. Bafite kamere ibaranga, bafite ikintu kibaranga. Ugasanga umuntu ngo ni apotre, ngo ariko ngo uwo mu apotre ngo aracyasambana. Ugasanga umuntu ibyo ni ibiki. Ubundi intumwa zose ntabwo ziba zivuye ku Mana. Intumwa imeze gutyo, intumwa ikija muri izo ngeso za kamere, Bibiliya yabivuze hano, uwo ntabwo aba ari intumwa y'Imana. Ayo mavuta urimo uwo ntabwo ari umugisha w'Imana. Ntabwo Imana yatuma umuntu wayo kuza umushumba kurya intama. Umushumba ubundi arinda ibirya intama, akagaburira intama zigahaga, ariko siwe urya intama cyangwa uzihungabanya. Bene data, agakiza twagahawe rimwe, twagahawe na Kristo ubwo yari ari ku musaraba. Aravuga ngo byose birarangiye. Ibyo gucungurwa kwacu byari birangiye, porogaramu ze yari azirangije, icyo yatumwe cyari kirangiye. Biragusaba wowe ngo umwakire. Numara kumwakira ube mubshi. Abantu benshi bemera gukizwa ariko ntibemera gukora, ko hari imirimo ibaho. Nta kintu wokora kugira ngo ukizwe. Agakiza n'ubuntu, ariko uwakijijwe arahindukira agakora ibya Gikristo. Bibiliya izivuga ngo imirimo myiza yaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Hari imirimo twaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Mwene data, nimba warakijijwe ukaba utazuja ku rusengero, yego warakijijwe wamenye Yesu, ariko ku rusengero ni umurimo mwiza, ni ahantu heza hazakwigisha ibyiza. Nimba warakijijwe ukaba utasabana n'abandi, ukaba wirema ibice, uwo si umurimo wa Gikristo. Umurimo wa Gikristo ni ugukizwa ukabibamo neza,
ukabyishimira, ukabibamo mu bikorwa byawe byose. Pana kuvuga ngo uri muri iki gikorwa, ejo uri muri iki bidasa. Ugomba kubaho ukijijwe, imirimo y'abakijijwe iragaragara, n'imbuto z'umwuka wera. Iyo ukijijwe wakira umwuka wera. Iyo umaze kwakira umwuka wera, utangira kwera imbuto z'umwuka wera. Iyo udakijijwe, wera imbuto za kamere. Bibiliya yabigaragaje cyane. Hano mu Bagalatiya habivuze. Ariko nanone umuntu ufatikanya byombi. Hariho umuntu ukora ibya kamere, hakaba n'umuntu ukora ibya Kristo. Hakaba umuntu wakiriye Kristo ukora ibya Kristo. Hakaba n'umuntu utarakira Kristo ukora ibya kamere byiwe imutumye no kwishimisha, no kwirema ibice, no gukora biriya byose, no kuroga, no gusambana, no kwiba, no kubesha. Iyo ni imirimo ya kamere. Ariko nanone ubu nyine havutse irindi tsinda. Iryo tsinda riba mu ikanisa ryo gufatikanya imirimo myiza n'imirimo mibi. Wewe twogushirahe? Uri hehe? Ko ari we uzi guhagarikira mu ikanisa, ko ari we uzi kubwiriza mu ikanisa, ko ari we uzi kwicaza mu ikanisa, ko ari we uzi kubika neza umutungo w'ikanisa, ko ari we uzi ubwenge bwo gutunganya ibintu byose byo kwitorero. Ariko akaba ari nawe w'umurozi, akaba ari nawe w'umusambanyi, akaba ari nawe wirema ibice, akaba ari nawe urangwaho ibi byose, urwango, akaba ari nawe w'umwirasi. Iryo tsinda rirahari, ariko n'itsinda ryariye ku mbuto. Bari mu ngobyi, ariko baza kurya ku mbuto ibamenyesha icyiza n'ikibi. Ni ukuvuga ngo bafite ubuhanga bwo gukora ikibi n'icyiza. Bene data, Bibiliya ivuga ngo ntitube akazuyaza. Nimba dushyushye dushyuhe, nimba duhoze duhore. Akazuyaza ntikagira nta murongo, cyaba ashushe ntaba konje. Ariko nanone ndasaba abadukurikiye, abagize umugisha wo kumva aya magambo, ko twohinduka igihe cyacu niki. Iki nicyo gihe cyacu cyo gukizwa, tugakora ibya Kristo. Iki nicyo gihe cyacu cyo kuva mu ngeso zitari za Kristo. Abantu bafite ubutumwa mu buryo butandukanye, ariko ubwo buryo butandukanye, ukuri nuko uwakijijwe n'udakijijwe batandukanye. Uwishushanya uwo nawe n'umwanzi w'Imana. Uyu nguyu yaragoye cyane. Aba bakora byombi, aba bariye ku giti, biragoye kugaruka muri Edeni, kuko bamenye Edeni, bakora iby'Imana itashakaga, barya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Uyu munsi ni ugusambana, ejo akigisha mu ikanisa. Uyu munsi ni ukwiba, ejo agahagarara ku gatuti. Uyu munsi ni ukugurira, ni ugutanga ruswa, ni ukubaho muri ubwo buzima. Ariko ejo niwe udutanga twese ku rusengero, niwe dusanga ari muri gahunda zose. Uyu muntu nimumumenya, mushya mumwigisha ijambo ry'Imana, mumubwirizanye urukundo, titire yose afite. Ariko biragoye kubwiriza umuntu mukuru kuri wewe. Nimba ari pasiteri wawe, biragoye kumubwiriza. Nimba ari umuvugabutumwa wanyu, biragoye kumubwiriza. Nimba ari bishop, biragoye. Icyiza icyo no guhitiramo, nimba ufite umubishop nk'uwo, icyiza wova aho ngaho, kuko turi munsi y'amavuta y'Imana. Nimba wanyu agisambana, akifata ifaranga z'abandi ntazishure, agifata akigira ibinyoma muri we, nimba uri ahantu nkaho, uzohave, kuko wewe tuzigisha apotre wanyu ngo ahinduke, tuzigisha bishop wanyu ngo, tuzigisha diakoni wanyu ngo ahinduke, tuzigisha evangeliste wanyu ukora ibyo. Ahubwo icyiza ni ugushaka ahantu hari abakozi b'Imana, ukaba munsi y'amavuta afite umugisha. Uraho uratunganiwe, ariko umushumba wanyu ari mu kugutereta ngo mugire ibyo mukora. Wa mukristo we, nimba utaraje kugusha iryo torero, nawe ntukijijwe,
kandi nimba bikubaho ukijijwe imuka hafi uje murindi, dore ko anahari amatorero ari menshi kandi dufite abashumba babizegwa barahari rwose bakora umurimo w'Imana nkuko biri. Kubera iki mugumyaho? Nuko nawe ubishaka, nuko nawe ari byo wagiye mu ikanisa gushaka, nuko hari izindi nyungu ufite mu rusengero. Ubwo rero ndabasaba, nimba warariye ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, nimba uzi gukora icyiza ukamenya no gukora ibibi, uyu munsi ugakora icyiza ejo ugakora ikibi, hindukira Uwiteka gutegeye amaboko, ngwino akubabarire, ngwino Uwiteka akugirire neza. Garukiraho wibuke amakuru y'umwana w'ikirara, yaragiye ariko yaragarutse kandi yarababariwe. Mwene data, ndagusaba cyane kugira ngo ugire icyo ukora ku buzima bwa Gikristo bwawe. Bikoreho, bitekerezeho, tekereza impamvu uri muri iryo torero, tekereza icyiza waboneye muri iryo torero, tekereza icyo waboneye, icyiza waboneye kuri uwo mushumba, tekereza icyo wamwigiyeho. Nimba bari muri babandi bariye ku giti, bihorera abo ngabo ni intumwa za Satani, ntabwo ari intumwa z'Imana. Intumwa y'Imana ntabwo yaba ari umugabo uha abantu ameza akagaruka ejo akabiba, akagaruka ejo akabasambanya, akababesha, akabatuka, akabasebya. Ntabwo iyo ngiyo ari intumwa y'Imana. Mubagerageresha ijambo ry'Imana, mubarebesha ijambo ry'Imana, mubatesting, murebe uko ijambo ry'Imana ribivuga. Nubona arabikoze uzuvuga ngo ese ijambo ry'Imana riravuga iki? Mwene data rero ndabasaba kugarukira Uwiteka. Umuntu wese kozeho cyangwa se umuntu wese iri jambo ritunza agatoki, ugaruke, Imana iragukeneye. Ni byiza kubivuga ariko ni byiza kubivamo. Ni byiza kuja kumushumbuka ukamubwira ngo mbabarira, ariko ni byiza cyane kurushaho mu gihe uri iwawe ukabibona ukabitekereza, ukagaruka ukabireka. Nyuma yo kugaruka no kubireka, waboho ukaja kumushumbuka mubwira ni sawa, kandi ukaja kumushumba wize watari wa undi mwabikoranye ibyo byaha. Mwene data, ijambo ry'Imana ni ryawe. Televiziyo yacu Munyamahoro TV and Radio ni ijambo ry'Imana, ni televiziyo yanyu, ni televiziyo y'ijambo ry'Imana. Nimba uyikunze, ukunze ijambo ry'Imana, uzayumvira ijambo ry'Imana, nta bindi bihari. Rero nimba ufite ikibazo cyangwa nimba wogira igitekerezo icyo ari cyo cyose, wo twandikira muri comment cyangwa se ukazatwandikira kuri nimero zacu, tukavugana. Nimba hari icyo ushaka kutwongeraho, nimba hari icyo ushaka kuvuga, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, mugire amahoro y'Imana, muronke, muhahe muronke, mugire umugisha mu byo mukora. Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Murakoze cyane.